Turakomeje n'imihango yacu y'ubukwe bwa kinyarwanda. Ubushize twari twatangiye kuvuga ku muhango wo gusaba no gufata irembo, tuvuga ko mu muhango wo gusaba no gufata irembo iwabo w'umuhungu hagendaga abantu bake batarenze 10. Hakaba harimo umukwe mukuru, uyu nguyu niwe wababanzirizaga imbere, ariko ibi hari mu Kinyaga cyangwa se akabajya inyuma. Aha n'ahasigaye hose mu duce tw'u Rwanda. Mu bice bya Bushiru hagendaga abantu 2 cyangwa se 3 gusa, ahubwo bagaruka baje kuvuga amagenzi, bagasanga aho umuhungu hateraniye umuryango wose. Umuryango w'umuhungu ugiye gusaba irembo bageraga w'umukobwa waravunyishaga ukakirwa maze ukazimanirwa. Bamara gushira impumu rero umusanga mukuru, uyu akenshi yabaga ari se w'umukobwa, akabaza umukwe mukuru ikibagenza. Umukwe mukuru yasobanuraga ko baje kubasaba amaboko, ko umuryango wabo ufite umusore ugeze igihe cyo kurongora, kandi ko bazi ko muri urwo rugo hari umukobwa bakwiranye. Agakomeza ababwira ko bari baje gusaba irembo kugira ngo bazarinyuzemo inka yo kubakwera. Umuryango w'umukobwa iyo wabemereraga hakurikiragaho umuhango wo gufata irembo. Muri uyu muhango umuryango w'umusore watangaga isuka y'ifatarembo n'isando, yerekanaga ko umukobwa wo muri urwo rugo yatanzwe kandi ko inka izaza ubutaha. Isando yari akabando ko mu giti cy'umusave gafite amashami 2 abasaza bakundaga kwitwaza bakisunga cyangwa bakeguza ubwatsi iyo batema. Iyo umuryango w'umukobwa wakiraga isando, washyiraga mu bikingi by'amarembo, ku buryo abahise bose babonaga bakamenya ko umukobwa wo muri urwo rugo yemerewe undi muryango, maze abasore bandi bagasubiza amerwe mu isaho. Mu Rwanda hose mu gusaba irembo, uretse inzoga y'amarwa cyangwa y'ubuki, banyaraga isuka ifata irembo yitaga mbogo. Naho ababaga ari abatunzi bakajyana inka, nayo ikitwa inka y'ifatarembo. Ni bake mu Rwanda batangaga inka y'ifatarembo kuko byakorwaga n'imiryango y'abatware cyangwa se abatunzi bafite amashyo menshi. Umusore n'umukobwa ntibabonekaga mu mihango yo gusaba no gufata irembo. Umusore ntiyajyanaga n'abagiye gufata irembo. Umukobwa nawe nubwo byaberaga iwabo ntiyigaragazaga, ahubwo yarihezaga. Iyo umukobwa yabaga yigaragaje, abanyarwanda bafataga nk'ikimenyetso cyo kubenga umusore cyangwa se umuryango akomokamo. Umuhango wo gufata irembo rero iyo wahumuzaga, umusangwa mukuru n'abamugaragiye baherekezaga umuryango w'umusore, maze buri muryango ugasubira iwabo aho waturutse. Abagiye gufata irembo iyo bageraga iwabo w'umusore banyuriraga muri make abasigaye mu rugo uko urubanza bagiyemo rwagenze. Umuryango w'umukobwa wo waganiraga uko babonye umuryango w'umusore, maze buri muryango ugafata ingamba zijyanye n'ibyo bazanoza mu mihango izakurikiraho. Noneho rero reka dukomereze ku wundi muhango wo gusaba no gukwa. Gusaba umugeni ni umuhango w'ubukwe wakurikiraga umuhango wo gufata irembo, nawo kandi waberaga iwabo w'umukobwa. Mu muco w'abanyarwanda, umuryango w'umuhungu niwo wajyaga gusaba umugeni mu muryango w'umukobwa, kuko mu Rwanda umuryango, ubwoko, igisekuru bishingira ku mugabo. Umuhango wo gusaba wabanzaga gutegurwa bihagije. Bategura ibizakoreshwa byose, ndetse bakabanza no kuraguza. Inzuzi zakwera bakabona
kohereza intumwa mu muryango bazajya gusaba nk'umugeni, batumaga umuranga. Akenshi we nawe babanzaga kumuraguriza ngo barebe niba nta miziro afite, akajya kubaza igihe umuryango w'umusore wazabaturira inzoga zo kubasaba umugeni. Imiryango yakwemeranya umunsi igatangira kwitegura, hanyuma ikamenyesha inshuti n'abavandimwe. Hari umukwe mukuru rero mu bajyaga gusaba. Umukuru w'umuryango akenshi nawe yabaga umukwe mukuru, yaba atabishoboye umuryango ugatoranya undi ukwiye. Umukwe mukuru yagombaga kuba ari umuntu uzwiho ubuhanga mu kuvuga imisango, avugisha ukuri, azi gutega amatwi, yubashywe muri ako gace kandi yiyubaha, atarangwa n'imyitwarire mibi. Umuryango kandi wahitagamo abagabo bakuze bo kumwunganira, bagashaka abasore bagenda bikoreye ibinyobwa n'inkumi zabaga ziteruye ibiseke birimo imyaka. Ntateganywaga kandi ababyeyi barimo bashiki b'umuhungu na ba nyirasenge n'abandi bagore bo mu muryango cyangwa se inshuti kugira ngo bazatange impundu mu gihe bazaba bemerewe umugeni. Reka turebe noneho ibintu bajyanaga gusabisha umugeni. Mu muhango wo gusaba umugeni bajyanaga inzoga zirimo amarwa, inzagwa, ariko kenshi mu gihugu amarwa cyangwa inturire nizo zabaga ari inzoga nkuru umukwe mukuru yavugiragaho ijambo. Bajyanaga kandi isuka yitwa cyozi cyogera inka, bakanajyana ikibindi cy'isugi, ni ukuvuga ikibindi kidahongotse. Iyo ikibindi cyabaga gihongotse byagaragazaga ko umuryango w'umusore hari inenge bazi ku mukobwa usabwa cyangwa ku muryango we. Icyo kibindi kandi cyagumagaho umukobwa bakagifata neza, nticyasohokaga kuko batinyaga ko cyameneka. Iyo cyamenekaga bavuga ko umukobwa usabwa ashobora gupfa cyangwa akazabyara apfusha. N'iyo ubukwe bwapfaga icyo kibindi cyagumagaho umukobwa. Ubwinshi bw'inzoga zo gusabisha rero byaterwaga n'akarere. Nko mu Burera, mu Buhoma, mu Bushiru, mu Bugwe na Kanage bajyanaga inzoga nyinshi cyane kubera ko heraga amasaka hakaba n'urutoki rwinshi. Bitewe n'akarere nanone hari ubwo mu byo bitwazaga bagiye gusaba bashyiragamo ibiseke ndetse n'inkangara zirimo imyaka y'aho baturutse. Abagiye gusaba iyo babaga bageze hafi y'aho bagiye gusaba barabanzaga bagatura ibyo bajyanye, bakitunganya. Abasore baje bikoreye inzoga n'ibindi bijyanye n'umuhango wo gusaba bakabanza bakihanagura ibyuya, bakisukura kugira ngo mbese aho bagiye bataza kubabonaho nenge. Batumaga umuranga kubavunyishiriza maze bagategereza ko babakira. Mu Rwanda uburyo binjiraga byabaga bitandukanye hakurikijwe imico y'akarere bagiye gusabamo. Nko mu Kinyaga umukwe mukuru nawe wabanzaga imbere, akinjira ashagawe n'abagabo batoranyijwe baza kumwunganira. Abakwe bagendaga bakurikirana uko bagenda barushanwa icyubahiro mu muryango, hakaza guheruka bikoreye inzoga. Mu tundi duce tw'igihugu imbere habanzaga bikoreye inzoga n'andi maturo, hagakurikiraho abandi bose bashorowe n'umukwe mukuru. Imisango yo gusaba. Ikiganiro umukwe mukuru agirana n'umusangwa mukuru nicyo cyitwa imisango. Ikaba yari igamije gutuma imiryango bahagarariye mu muhango w'ubukwe imenyana kandi igasabana kurushaho. Iyo umukwe mukuru yabaga amaze kwicara no kuzimanirwa, umusangwa mukuru yamuhaga ijambo maze nawe akavuga ikimugenza. Imisango yo gusaba mu gihugu hose yakorwaga kimwe. Mu misango y'ubukwe umuryango w'umukobwa wabanzaga kurushya uw'umuhungu bashakisha impamvu z'urwiyunzu n'amananiza bigamije kureba uburyo umuryango w'umuhungu ubyigobotoramo, nuko abagize uwo muryango barwanirana ishyaka maze
umuryango usabwa ukamenya ko n'umwana wabo bagiye kubashyingira bazashobora kumurwanirira ishyaka bibaye ngombwa. Ikindi kandi byari bigamije ni ukureba niba baje gusaba ari intore batari ibifura cyangwa se batari abanyamusozi. Icyakora hari igihe byashobokaga ko abantu baza bagasaba bakabima umugeni, nk'igihe umukwe mukuru yitwaraga nabi akaba igifura akarakazwa n'ubusa cyangwa se agasuzugura abasangwa. Iyo byagendaga neza nta nenge umuryango w'umukobwa usanganye w'umusore, umusangwa mukuru mu izina ry'umuryango w'umukobwa yabemereraga umugeni, maze ababyeyi babaherekeje umukwe mukuru bakavuza impundu. Umukwe mukuru yahaguruka akivuga ndetse akanakura ubwatsi atanga inzoga. Nyuma y'ibyo umusangwa mukuru yarongeraga agafata ijambo akabwira umuryango w'umusore ko babemereye umugeni ariko ko atabaye inkwano, ndetse akanongeraho ko umukobwa wabo ari mutumwinka cyangwa ko ari mukobwa jana, ubwo akaba arabakosheje. Iyo umuryango w'umusore wabaga waje witeguye guhita utanga inkwano, imisango yarakomezaga, ariko iyo wabaga utiteguye, imiryango yombi yaganiraga ku nkwano, maze bamara kuyumvikanaho umukwe mukuru agasezera. Umusangwa mukuru mu kumusezerera yamuhaga itabi n'inzoga by'impamba, hanyuma we n'abamuherekeje bakabasubiza inkoni zabo bagataha. Mbere y'uko bagenda, umusangwa mukuru yabahaga indi nzoga batagomba gukoraho. Iyi nzoga bayishyikirizaga se w'umuhungu iyo yabaga atashoboye kuza, cyangwa umukuru w'umuryango nk'ikimenyetso cy'uko bageze iwabo w'umukobwa kandi ko bakiriwe neza. Mu turere twa Burera na Bugoyi na Bigogwe ndetse no mu Bukonya, Kanage n'Ubushiru, guhera umunsi babemereyeho umugeni kugeza igihe bazazira gukwa, umuryango w'umusore watangiraga kujya utura inzoga n'imfukire zazizwe n'udukangara n'uduseke turimo imyaka ku muryango w'umukobwa nka rimwe mu kwezi. Muri utwo turere kandi hari igihe uko gutura kwa sebukwe byafataga igihe kirekire gishobora no kurenga umwaka. Noneho rero umuhango wo gukwa umugeni mu Rwanda, gukwa ni ugutanga ikintu cyemewe nk'inkwano kugira ngo ubone umugeni. Kikaba ari ikimenyetso cyo kwerekana ko umugeni afite aho aturuka, ko atishingiye, ko ashyingiwe n'umuryango. Inkwano rero yari ishimwe ry'umubyeyi w'umukobwa kubera ko yabaga yarareze neza umwana, akaba agiye gushinga urwe rugo. Uko inkwano yabaga iteye mu Kinyarwanda, umuryango wakwaga ukurikije uko ureshya. Hari abakwaga inka, abandi intama, ihene cyangwa se amasuka. Iyo umuryango wabaga ukennye ariko babona ko ari abantu b'inyangamugayo, babahaga umugeni w'ubuntu, cyangwa se umusore akajya gutenda kwa sebukwe. Gutenda byakorwaga n'umuhungu w'umukene cyangwa w'imfubyi udafite inkwano, kandi kwa sebukwe bayimusabye, maze akajya kugira imirimo akorayo mu gihe runaka. Iyo mirimo rero niyo yabarwaga nk'inkwano y'uwo musore. Umugeni w'ubuntu nawe yabagaho iyo usaba atashoboraga kubona inkwano kandi adashaka gutenda, yemeraga ko azayishaka, yayibona akayitanga. Mu muco wa Kinyarwanda baka umukobwa cyangwa abana, niyo mpamvu umugore warongowe adakowe bamukwaga amaze kubyara. Muri rusange mu Rwanda, inkwano yari nk'imwe ku babaga bayifite, ku babaga batayifite bagatanga ihene 5, 5, 6 cyangwa se 8. Aho batangaga intama bakwaga imwe, naho baba bakoye amasuka akava ku masuka 2 kugeza ku masuka 8. Mu muhango wo gukwa mu Rwanda, buri gihe isuka yagombaga kugaragaramo, kuko niyo bitaga inkwano nkuru. Niyo babaga bakoye inka, isuka yagendaga imbere bakayita cyozi cyogera inka. Mu Rwanda abakwaga inka n'amasuka nibo
babivugaga mu mazina yabyo bati twakoye inka cyangwa se twakoye amasuka umubare runaka. N'ababaga bakoye ihene cyangwa intama ntibabivuga mu mazina, ahubwo bavuga ko bakoye itungo. Mu guhitamo inkwano umuryango uzatanga byakoranwaga ubwitonzi bwinshi cyane, kuko inkwano iyo ari yo yose, yaba inka, yaba ihene, yaba intama cyangwa se amasuka, ntiyagombaga kuba ifite inenge cyangwa ubusembwa ubwo ari bwo bwose. Iyo yabaga ifite inenge, umuryango w'umukobwa wabifataga nk'aho umuryango w'umusore ushaka kubabwira ko umukobwa wabo afite ubusembwa kandi ko ashobora no kuzakenya umuryango ashyingiwemo. Uko bakiraga inkwano, nk'uko twabibabwiye haruguru rero, mu Rwanda hari uburyo bubiri inkwano yashoboraga gutangwamo. Inkwano yashoboraga gutangwa uwo munsi mu gihe cyo gusaba, cyangwa se ikazatangwa nyuma y'igihe umuryango w'umusore umaze kwisuganya. Uburyo izo nkwano zakirwaga byabaga bitandukanye. Iyo umuryango w'umuhungu wabaga waje witeguye gutanga inkwano, nyuma y'uko umusangwa mukuru akosheje umuryango w'umuhungu, umukwe mukuru yarahagurukaga akamurika inkwano yazanye. Yaheraga ku isuka, ariyo cyozi cyogera inka, akavuga ko ari izahingira inka ubwatsi. Akamurika igicuba cyo kudahira inka yazanye, maze akayerekana. Mu kumurika inka, yabaga itambuka, umukwe mukuru afataga ikiziriko, inkoni y'umushumba n'ikizinzo cyo gukoma isazi, akabihereza umusangwa mukuru. Umuryango w'umusore wabaga wazanye umushumba uzi kuvuga amazina y'inka, maze akaba ari we uyababwira. Iyo umushumba yabaga arangije kuvuga amazina y'inka, yaherezaga inkuyo umukwe mukuru, nawe akamuha inzoga yitwa amata y'abashumba. Hari ubwo umuryango w'umusore wabaga wazanye abantu benshi bazi kuvuga amazina y'inka, bose bagendaga bakuranwa bavuga amazina y'inka kugeza ku wa nyuma, maze ufite ingoyo yateganyijwe guhabwa umuryango w'umukobwa akaba ari we uheruka, akayishyikirizwa umukwe mukuru, akaba ari we uyihereza umusangwa mukuru.